Ruga. Ngutwaye ni igiki kibinkoze. Mbabarira. Ngutwaye igishoro. Soni. Wowe urambeshya ukambwira ngo uri umukristo ngo umurokore ngo urasenga. Ko mburi ndaya mbaya. Nakose ko ncitswe. Ucitswe ute? Nkabasi mbabarira. Akuri gufatanya ibintu uko bitaje no kuhisura akazwa n'ubusa. Ruga reka nkubwire. Uranzi neza. Ndi umukristo ndi umurokore ndasenga. Ruga ndiyiriza ndara mu byumba by'amasengesho iwacu ni kwa pasiteri. Uranzi. Warangiza ukanza nanga muri gato za uje kunsambanya. Nta n'isoni ugira ku mwuka mubi w'ubusambanya yakwaritse. Ubuse n'ubwambere uje muri iyi nzu koko kurya bangunge nkuze nanje gusambanya. Ntabwo uzi kwibera. Niyo nkuze kwibera se ko nanjye gukoraho nkayoba. Je kunkoraho kayoba. Ako nyine bifashe nabi. Je ntabwo ari byo rwose navugaga. Nuko wese ubyumva nabi. Bumva. Je nari mwisabiye umwanya ugira ngo rigusabire. Wari uri kunsaba umwanya? Ni umwanya wansabaga? Ndavuze ngo wamaye narasoza gusubiza ibindi bintu nkurikizaho wumva wamaye wenda nose ngufishe ko mvuze ngo wamaye hari ikindi kintu mvuze ngo wamaye. Ni umwanya wansabaga? Nyine ndimo ndakubaza nsubiza. Ni umwanya wansabaga? Nyine nuko ubyumvishe nabi. Nyine ndanye nsubiza ndimo ndakubaza. Nsubiza. Ni umwanya wansabaga? Nyine nari mvuze ngo wamaye. Ego nyine umwanya tugasenga. Ni umwanya wansabaga? Nuko nyine haje wamaye. Ni umwanya gusenga wansabaga? Hanyuma niba ari umwanya gusenga wansabaga aho ngaho n'amavubi yakuriye izo n'inzuki zakuriye habyimbishijwe n'iki ko ndi muzima nyine umubiri wanjye se gukora usa n'ugibira ibyuya cyangwa ukabira ibyunzwe nuko nyine umuhungu nawe shobora nko kurira ijisho nta muntu umurijije. Rugareka nze nkubwire rero ngiye mu byo nasengeye n'umugabo nifuza mu nzozi zanjye ntago nifuza umugabo w'umusambanyi sinifuza umugabo w'umusambanyi ntago nifuza umugabo w'umushurashuzi ntago nifuza umugabo wirirwa akurura ijipo z'abakobwa. Wari wambona n'umukobwa? Ndi umukristo ndasenga ntago Imana yansondeka ngo impereze umugabo umeze nkawe. Ruga nta nubwo ubukwe ngiye nawe ntibushaka kuko nge sinabana nawe umeze gutyo. Iyo mico yawe nge sinabana. Ibyo nyine bivuga by'ubu nose ubukora bw'iki? Ntago bishoboka. Nose wambabariye koko sibyo mbabarira. Wigeze ubona n'undi munsi n'umwe ngukora kwibere? Hanyuma se ubungubu nabaye bazimu baguteye. N'abademu n'abashaka kwica ubukwe bw'abantu. Ufite abazimu. Kandi udatsinda ingeso ngutsinde satani n'imyuka yose kugenda. Ruga uzabona ishyano. Uzabona ishyano. Wowe uri mu bazarimbuka ku munsi w'imperuka. Ngenda kijijwe ndi umukristo. Soni. Uraza kunkora kwibere. Akushije kuri umurokore kubizi ko na Petero abanye na Yesu nawe yacitswe rimwe nakamwihakana. Yesu ntabwo yazutse akabarira Petero akamwanga ngo ngaho buri nama zanjye. Ubusore ntabwo ushaka kumwanga ngo ndakobare ngaho uzandongore. Nyine mbabarira. Mubabarire. Nose arugo se ari ikindi kintu kibayeho. Nyine nari mvuze ngo wamaye nibyo nari ntekereje ariko do nukuri kw'Imana mu ijuru nari numvishijwe ry'abazimu banyunguramo ako sinzi ntabwo ndetse bagenda. Nta nubwo nzongera kubitekereza. Mbabarira pe. Mwagiye mumenya n'abantu mukundana nabo. Ubu ngiye ntabwo nzi imyaka tumaranye ntabwo igihe tumaranye ntabwo uramenya. Nturamenya ibyo nanga n'ibyo nkunda. Ese ubu kwihangana igihe kingana gute byari bikunaniye? Uburyo waza kumfatirana ukamfatirana hanga naje mu nzira. Ndagufatiranye. Nimba usenga ubu ntabwo uzi ko habaye ikintu cyitwiranye. Musire ntabwo ushobora kuza ariko umuntu asanga. Naringiza akarari ntabwo ari nirari nini ni akarari gatoya. Kanjemo akarari kangana gutya. Kandi nukuri gahise kagenda. Erigura umunyamavuta ntabwo nanjye nakumenyera gutyo njya kukubwira ibyo bintu. Nakarari kanganye gutya. Ntabwo nzongera n'izina ry'Imana nzategeza fakanye mu bukwe pe. Nta bindi ngiye imbabazi. Ugafite abazimu n'abadayimoni ukeneye gusengerwa ugahinduka kandi ugahindura ingeso. Nako nanjye mbingira shiri imyaka yose tumaranye sisi ko dusi umwaka kabiri tumaranye. Ukeneye gusenga ugasengerwa ugahindura ingeso. Basi ndafataho kwiriza iminsi 3. Kamaze musenga. Nako wasuna senye n'ubukwe bwihute. Iminsi nyine nayishire vuba. Nashobora no gupfa. Naho nsengera. Mwana mbabarire kandi naho mbabarire. Niba hano se tureba.
nzasengera nkureba cyangwa ndahumiriza. Oya ndashaka kubanza kukubaza. Banza urebe nyine hano. Okay, nta kibazo. Nta kibazo reka musengere. Gusa Imana nyine ikubabarire, ikubohore, igukureho umwuka w'ubusambanyi, umwuka w'ubuhehesi. Sibyo? Sibyo Ruga? Nshaka ntabwo ari ubuhehesi nyine nuko akunda bari fiancé wawe. Byakubera kuba umugabo w'umukristo, kuba umugabo ubaha Imana, ukorera Imana, utagendera mu ngeso mbi rwose. Akusishira ubundi nayo kubundenganya we nawe ushaka kugira wenda uretse we ko kuri umurokore wa cyane wamaramaje kuba umuntu yagirira irari fiancé we n'Imana uzi ko ishobora kubyihanganira. Amusengera Ruga. Ndi uvuga ngo umukobwa wawe. Ruga. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira guhimbaje nkweretse umugaragu wa Rugaba ndamwirukana imbaraga zose ingoyi zose karane zo mu miryango umwuka w'abazimu umwuka w'ubuhehesi umwuka wo kwifuza mu izina rya Yesu ndagusabye mugire neza kandi data mwiza ukomeze kumurinda umuyobore inzira zawe agendere mu nzira zawe atishinga ikirenge ushinguye icyawe mubere umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo umwami wanjye amen. Sibyo neze ibyo ni ibyo utangiye guhobera n'ubishe nari icyaha ubwo nzanye ngira gutya umva rugamere kisanitahira bye cyane no gusezera ibyo bintu ntuzabyongere mu Imana sibyo ibyo ni imyuka mibi n'ingizi neze kutansezera neza ntusi kukwegera nyine ngo mwebwe ari ikizira ngaho nsezera amini ngwino merekeze ngwino merekeze ariko tugenda ngo erekeze Imana sikuna amazu yarahenda se nayibonye nabizi icyuye reka je byataye ahubwo se mbwira bimeze bite bigeze imyiteguro se kabanze ngutere inkuru uzi ibintu byambayeho uzi uko bwari bupfuye se gute se iyo ubundi keke yaranyishe Imana izina ry'Imana buri nongere gutya niharahari mvuge se ubundi aka gakobwa iyi ndokore kuko tumaze kubwemeza urumva ku ivi nariteye ku mwana yemeye tuzabana n'akantu ndarya yari yari hano munsi anzingiye imyenda nisasira arabyemeye mbamusanze mu cyumba ndabana ibyanga byakunda uyu munsi ndagutura hasi today is the day urumva ngakozeho ngo nkwe karacecetse mwana mbona kagiye muri mundo nyuma y'umunota umwe umukobwa yahise agaruka akagenda aransarana ngo ibyo bintu by'ubusambanyi wandaya we keke yarampindukanye ukabuze gato ngo bupfe keke yarakwimye kugeza n'ubu kunyima se utonyeho ngo yarananize wagihungu cy'igisambanyi we sinarinze ko ari ukuteye njye mbonyemo indaya uramfata maye nka data man ndaguye nta nubwo wamenya ko ari umuntu tuzabana aseruka utambeshye keke ntago aragubona izina ry'Imana sinakubeshya nimba ari umukobwa wa mbere nabonye w'umukristo muri iyi si ni keke kamubwiza ukuri aho uziko ari baby haratwarimbana gakera tukiba muri korali man tukanasambana ntari kikava kuririmba ukagisambanya ariko keke ni umurokoro umeze gutya ariko bazo umukobwa utakora kwibera gaba we sha man sindabona umuntu w'intungane kuri iyi si umva nkubwire ujye usoma Bibiliya uzi inkuru z'umugore bita Mariya watwise Yesu bavuga utarasama mu icyaha ugiye kurongora isugi muri make isugi gusa se isugi ahubwo itagira n'icyaha sha Ruga waraguwe umva nkubwire kandi kuva kera narabikubwiye si ubwa mbere mbyumvishe si ubwa kabiri si n'ubwa gatanu ko ari umurokore sinawe kubwiye keke wawe aha abandi baca ngewe amakuru ndayifite cyangwa sinaguhamagaye wumvira ati ngwino tuganire igihe wateraga ivi sawa mpora mbikubwira uribuka utera ivi narakubwiye avuze ko keke niyo yagenda ubona ko ari isugi abaye bajama saa cyenda ubwo niba ari byo abandi bajama uva nkubwire wanze kunyumva turi inshuti twarakoranye bose sibyo cyajya utera ivi narakubwiye ngwino tuganire ku bintu nagiye
keke ngenda muzi nzi umujama wanjye umumena buri munsi uko amushatse. Kamera ku mutima man aho kucyugira amagambo nje ura mu baby ndamuzi bien ako Bruno sunyemera mu bajama bibiraya vugisha ukuri mu bajama muziranye experience mu buraya tureka uziko keke ngewe naramugigiye aya mezi n'amezi 8 ni ukuri na bizo yo kumunwa gutya no kugira ngo ubyumve umujama umurya urumva ndamuzi gutya neza. Hari n'umunsi yanyoreje n'amafoto bari mu cyumba ndaguhamagara none se reka nkubaze uva nkubwire man tutazapfa ubusa nyine buretse gato mbanze n'ubundi uyu munsi nibongeye kukubwiza ukuri urumva cyagiye utera ivi ntago wamuhamagaye inshuro zirenga 8 yigeze kwitaba yarari heze amaze gutasa yarananiwe yaryamye bro umutipe umurya yambwiye ko bavuye kumuterera ivi ariko bararaye urumva kugira ngo ubyumve. None se ahantu rero ikigoryi ko uwo mutipe yakubwiye ngo yarakubwiye we wari uhihagarariye wowe urishuka biyoroshe wowe igitanda bari aya mujye mugabanya amagambo man kandi iki ngiye mpfa n'abanyarwanda umuntu yitemera igiti mukazana imihoro ngo murashaka amashami nkawe uyivuga ngo umugore umugo baramurungura wari wahagaze man ruga bava ngo bwizu si kuki musebanya kuki musebanya kwe n'ubundi urumva ntago nagusenya ntago nakwicira ubukwe reka nkubwire uva mbanze nkubwira ka utazapfa ubusa jye umenya ibintu mbwira n'ahantu bivugira njye uvuze uriya mukobwa ukaza umuvuga amagambo nk'ayamangambure njye umwana ndamuzi bro jye utinya umukobwa muri viziyo ugitega igitambaro umwana wambara ibintu bireshya kure urabona yambaye imino urabona n'agatsitsino ka keke reka nkubaze ngo n'umusaza n'ubwa mbere uri mu baby utega ibitambaro ko mbizi wabariye n'ubwa mbere urongoye umukobwa birani ibigori nkakira mwakundanye nuko cyari ikigori urumva bro ngewe umva nkubwire narakuburiye kuva kera ariko uzangarukira uriya mukobwa wawe arasambana ndetse abirusha n'isazi kugira ngo ubyumve ninde wakuntumye yarakwimye ariko kwimavuga n'abana wari ubundi uriya ninde wakuntumye man ninde wakuntumye nihitiraga bro ninde wakuntumye ku buryo ubyuka mu gitondo ufata umuntu fiance wo muntu kamuhindura indaya mana ahubwo wowe udobwa bw'abahungu ndabuze ubwo wamwirukanse inyuma waramutigise yarakunaniye ndabizi urahehe tugenda ushunashona inyuma z'inshute z'abajama bawe keke yarakunaniye noje gushwanisha abananga mvira mu rugo ugenda nta bindi bintu uvugira hano bino ndakwiyamye mana aha si wanjye urumva kuryana gute se ahubwo wowe kuko uri kurakura iki kuko umwana yakwimye ujanga ngo bakeka arasambana ngo kekagira gute waramufasha wamuryamye hejuru mvira hano genda ruga umva nkubwire nta kintu umbwire n'ubundi ukuri umva nkubwire mvira mu rugo mana no turavugana iki kintu urumva mana amazi ugenda kuri mu wanyu uraza ukifata ngo akavuga umugore w'umuntu mane ngo barasambana agomba kuduteranya ariko vuba bidatinze uzabona nyine igendere ugende ubivuga iwanyu kandi Bruno ahangaha ntabwo ari mu isoko ry'amagambo uza kuranguza ubusutwa ujya ushaka hano ugenda ujya kubivuga genda man fuck you toka wacicucu uruntu rw'urugabo rw'urutwe rubiruza ruvuga amagambo uwo muntu aratereta muri aho ngaho ubwo karagiye karamutereta barakima none ngo okay karasambana sambana niho kuwanjye tura toka funga icyo gipangu amazi yanjye kimwe n'ukuntu amazi ahenda okay karasambana karamufashe rantura gusa Sharuka yakomanga Musi barimo kikesha komanga cyane sona mugabo Sino no gafaye kike nuko byagenze wangu nonse wabikora iki nyine ko utihanganye wasara umukristo ni Yesu ntuzongera kumbeshya ibindi byo wicecekera abantu n'ababonye oya nakundi tu wasanga n'Imana yatumye mbimenya wenda kugira ngo bira byose bibeho ndi mu rugo nana bamba rubanze oya ntago nakwinjira wincuka ni kwa shiri wawe ngo niwe winjira bwa mbere
shana na mbara ukabanza imbere Se wagiye umuntu shana akuretse kubizi ubwoba. ko nakwitwaje kuziruka Ngewe uko ntabwo nameze uherekeje nagahengejemo hano injiramo hano tugende dore tugire imana harafunguye we tuzi kesha injira ndumva abantu bakomanga ariko nzi ndaje muvugishe ndamwamagara Murashaka iki hano se? Sirabira no kubanza kudusuhuza Wowe nande se? Wowe nande? Asuni ntabwo mubona keke ngubona Urashaka iki? Wowe se umweteta nimujyana he? Musebwa ariko waramutse umeze gute Ese ko mubibona Imana ibishaka nuko abanzi babyifuza. natwe tumeze neza Nagenzwa n'iki mu rugo so ngumuza arajya he? nyine nari muherekeje Akabantu baranago. Muje gukora icyano se? Muje kwa muganga, muje kwivuza, muje gusaba, muje gufunguza. twari tuje kureba Muri bande? Njye ntabwo nshaka kubona mu maso yanjye. musebwa ariko waduha umwanya tukavugana Nta mwanya nabaha sinshaka kubona mu maso yanjye kabisa. Ako gakobwa kakagumura akajyana he? Ari ngombwa tugapfa ubusa. Nose basi nyine watwubashye ukaduha umwanya tukavugana Wowe nande ariko? njyewe na keke Tuvugana iki se turatuvugana iki? nyine twumve nose urakimota twavugana nawe twumve tukikumva Vuga ndakumva. ruga twari tuje gusaba imbabazi Imbabazi z'iki se? nyine z'amakosa ya keke Akaga nta n'isoni. Uzi ko utagira isoni ho. Uracyabebera winjira muri urugo. Bitambaro mu mutwe ngo muri za marokore. Marokore ya heza. Dayimoni mbi gusa karashika. Nta mbabazi ziri muri iyo nzu. Njye mumfashije wakura ibyo bishingwe mu rugo rwanjye ukava hano. Iki se? Wose yarankunze. Uwo munyabinyoma indyari umugome. ariko aragukunda Ayewe mama we. nose basi waduhaye karibu tukakubwira Nicara kwanjye. Isi kucyumva ko inzu yanjye ari indiri y'ababimana. Kucyumva ko angara abantu apfa kwicamo ibintu byose bibonetse. turababi Ntukarishigikira amafuti. Ntabwo uzi ubugome bw'uwo mukobwa. nyine Keke ni umugome. Uwo iryaryame. Kandi wamubona gutya ameze gutyo n'ibitambaro mu mutwe na za Bibiliya mu mashakoshi wagira ngo umukobwa muzima. ruga ndakumva pe Ese umuntu uvugira uramuzi wo muntu muri kumwe uramuzi wo. Ngize ukuri. ariko nta kosa ritabaye ruga Kwandese. Njye ntabwo ndi Imana. Sindi n'umuhungu w'Imana ngo ngiye ngo ndi Yesu. ariko nzima imana Ko sindi. basi njye nyuma sibyo No kuba ukivugira hano nana. Nkaba ngutega amatwi nkagusubiza nuko nkakubashye. Yaba arundi ngo urebe. uburyo haheze abantu hanze Njye ntabwo nshaka kubona keke mu maso yanjye. sharuga basi Sinshaka kubona keke mu maso basi yanjye. gari nyaruga Ndakwinginze mbabarira pe. Mbabarira. Ndakwiyamye wowe. Ndakwiyamye. Keke ndakwiyamye, ndakwiyamye. Ariko umuntu muri kumwe uramuzi cyangwa? nyine ndi kubyumva rwose barawe ndimo ndakumva cyane nawe sibyo ariko bamuha amahirwe mbabarira nukuri
kwa nakugira n'isoni ubu nibwo nemeye no kuri n'umugome uteye ubwoba uzi ko nyine kutazatinya kongera no kundira mu maso ntabyo muzaba hasi mu ishyamba ngo mbace inkoni mujye gushaka aho muca izo nkoni niba ari mu ishyamba rya Nyungwe cyangwa rya Hehe mumvire mu rugo nana ndakwinginze vana keke muri iyi nzu nje nakubashye rero vana keke muri iyi nzu udukure hano hanze utwinjize mu nzu basi oya vana keke hano si urwaye nakusura kuri mu buzima bwawe ese wamuvanye hano akagenda ariko ubundi uramuzi ariko ugenda nawe n'umuntu utazi ubwo urimo uramubona ukagira ngo ni mugenzi wawe tu musengana mubana mu rusengero umwana mwiza uyu nguyu aruta ivu rihoze uko ni kusira ryarabaye rimwe siruka kuko uruga mbabaranda gusinya mbabaranda ndakwiyamye nuko nugenda ndagusekura njye nunyegere so kuna mwamuni mumvire mu rugo mugenda mwamvire mu rugo mukagenda sinakubwiye man ibyo bintu byo kwipfukamisha urugero ryo gupfukama mu rusengero usaba Imana imbabazi nugira amahirwe izakobera kuko we uri mushiki wa shitani nimba utari na nyirasenge wowe mwave hano mukagenda nana simwe umvanirira igini hano mugende ikanze mbere kandi amahirwe umwe ugenda tudekora tukabikina undi umuntu ababwira uko ushaka bareka tutumwave hano sohoka hano mugende ako wamvuye mu maso wagakobwa sohoka hano mugende aho kugira ngo njye mbane n'umunyabyaha wo mu rusengero nabana n'umunyabyaha wo mu isi nzi neza ibyo akora sohoka hano ugende ako sindi kuvuga ngo mwumve bano musohoka hano mugende sohoka tambege tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Rugaba rero nagira ngo mbashimire cyane nk'umushumba wanyu uburyo wemeye ko tuza tugateranira ahangaha nk'umuryango kandi iwawe Imana iguhe umugisha. Nagira ngo ngushimire pe byimazeyo nivuye inyuma uburyo tubanye uburyo utugirira ibintu byiza cyane cyane no mu rusengero rwacu ni ukuri Imana iguhe umugisha. Rero nagira ngo tuganire nk'umubyeyi wanyu nk'umushumba wanyu nk'umuntu twunze ubumwe nagira ngo tuganire kandi ntiduhishanye kugira ngo ikibazo kiri hano gikemuke amahoro. Ndumva ijambo nariguha nk'umuntu w'umuryango wawe umuntu mukuru w'umuryango wawe ukaduha ikaze. Ndumva ari ibyo murakoze. Pastor murakoze akoze ngewe ndavuga iki kindi ngewe nta kibazo mfite nyine meze neza. Ubu ngubu wababwiye ngo ko hari ikibazo gishobora kuba cyaratumye ubwo bukwe bwacu buhagarara. Ngewe ndumva rero mwaho umwanya ngewe ndabishimiye nabaye karibu kandi abubaha Pastor murabizi rwose ibi byose nabikoze ngiye kubera wowe. Iyo abataba ari wowe nta muntu uri gukandagira muri iyi nzu, nta muntu ari kwinjira muri iyi nzu. Rero byamukeke wakubwiye nyine ikibazo wakuzanye akubwiye n'icyo yakuzaniye. Njye ndumva nta kintu nabivuga mu mwanya akababwiye. Keke
wakwihangana ukavuga wenda mu ncamake ibibazo bihari. njye ndumva Rugaba ariwe wavuga ikibazo dufitanye kuko niwe nyine ukizi mu by'ukuri mu magambo make yabasha kubisobanura kurusha uko nabisobanura. ese kigezi mwadutumiye mutwizeye nk'inshuti kuko muri kubona nimukomeza gutya turagira gutya ese badufasha bakatubwira natwe tukagira ibyo tujyamo. mubwire iki wowe nyine yazanye pasiteri hano wisi marene wese urumva wisi murumuna we none navuge we ni ikihe kibazo cyatumye ubundi uzana abantu mose pasiteri iyo mufite ikibazo naje kukubwira none wazanye umushumba hano mu rugo vuga ikibazo kiri muri iyi nzu. ko Rugaba twari dufite ubukwe urabizi ko nakubwiye ko ubukwe nyine bwahagaze nyine yabuhagaritse. njye nashaka mumbarize munamunsabira imbabazi areke niba ari n'ibibazo dufitanye njye nawe tubikemure ariko twe guhagarika ubukwe. none se Rugaba ni iki cyatumye uhagarika ubukwe? uriya umugabo rega niwe ufata umwanzuro. ariko waravuze ngo dufitanye ibibazo ngo tubikemure ntabivuge ni iki cyatumye duhagarika ubukwe ntabivuge. ese ubundi ikintu uri guhisha ni iki? umushumba yaje kukureba akubwira ko afite ikibazo sibyo ahubwo ngo muzaze kundeba uramagana ngo kafite ikibazo ashaka ko tubiganiraho ndabona sinzajya ku kazi nzirwa mu rugo urumva usaba ko haba ari inshuti zanjye n'umuryango wanjye mu rugo ni mu ntara ntabwo mu wanjye kuzi nanga buri none inshuti yanjye nabashe kubwira yazanye muri umuntu we na marene we navuga ikibazo kiri muri iyi nzu tukirangize bijye bive mu nzira. ahubwo si icyo kibazo ubundi muri guhahana ngo keke navuge ngo Rugaba navuge ubundi muragira ngo tukore iki koko muvuge n'Imana rega ibihari buriya ibintu bidasengewe buriya biranapfa rega sibyo mutubwire twinjire muri Bibiliya tubwire Imana tuyihamagare imanuke dukemure ikibazo n'Imana ibigemo. mbese ko muri kuvuga ngo Rugaba navuge uyu nawe ngo navuge ubu si turabigenza ese mama pastor ubundi baduhamagariye iki niba batashakaga ko tubimenya iyo batureka n'undi tukigumira muri gahunda zacu. keke mufitanye ikihe kibazo? wavuze ubundi ufite ikibazo wakwireze ukavugana ariko si biniki yirege n'ibya wakoze iki? njye mama pasiteri ngiye ikintu rero ngiye na Rugaba dupfa twaraganiriye ko twe dufite ubukwe kandi urabizi ko abantu bagiye gukora ubukwe babanza kujya kwa muganga kugira ngo bazane impapuro zerekana yuko udatwite nta burwayi hagati nta muntu uri muri mwe ufite ikibazo cy'uburwayi runaka. ubwo rero twagiye kwa muganga nyine tujya kwipimisha. ese kwipimisha aribyo byazanye ibibazo? nakomeza kubwira pastor nyine twaragiye turipimisha. se wavuze nese kwipimisha bituma mushwana se? urarwaye se? oya ntago ndwaye. ni iki bivuga ubirangize n'ubundi wabivuze ubundi turaje duhisha iki kare wabazanye ngiri kabikubwira urumva twagiye kwa muganga nkuko nyine itororo bisaba kandi ari n'ingenzi mu buzima bw'abantu mbere yo kubana umugore n'umugabo bakwiye kubanza kujya kwa muganga bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze. usibye no kuvuga ngo umugore n'umugabo umuntu wese ashobora kujya kwa muganga kwisuzumisha uko ubuzima buhagaze. turagiye baradusuzuma nta sida batubonyemo nta kanseri nta yindi ndwara ariko ngira mama wawe umukobwa wawe perezida wa korali bamusangamo agapira. akaye gapira barose urakina se uri umukinnyi bagusanzemo akaye gapira sheri wanjye. ibaza umukobwa w'umurokore w'umuririmbyi utari umusambanyi witonda w'umuziranenge utagira icyaha uboneza urubyaro agapira kawe kuki waboneje urubyaro utaranabona? nese waboneza urubyaro uzi utanazi ko n'urwo rubyaro rufite? ubwo niba akora swap urumva we nawe bitangira kumushinja ibyo bintu. agapira se nakiki oya ese nake mana yanjye byarabaye se kuko sura gafite ako mama pasiteri ngiye Rugaba arandenganya. ngiye nagiye kwa muganga ngiye kwivuza malariya numva ko ndwaye malariya. umuganga rero ashobora kuba yaribeshye agiye kuntera urushinge rwa malariya akantera urushinge akantera agapira. kuki
pastor ni umukristo wawe uwo muganga umuntu uririmba muri korari uhagarariye abandi muri korari ni wowe muntu wo gufata agapira koko ahubwo se umva ukuntu yiryarya ari n'umugome ari n'umubeshya ari umupagani ninde muganga wakwibeshya agiye gutera urushinge akaguteramo agapira si nko kujya kwivuza gripe bakajya kukubyaza ibyo bintu bihuriye hehe hako nyamuneka ibi bintu bitugumemo ntagire umuntu ujya kubivuga hanze ni ibyacu uyu ariko biranakabije tujye duhanana tunahanana ni ukuri ko Imana ibyo bintu birakabije wowe waboneje urubyaro udafite wari wabyaraho ibyo se bibaho cyangwa wenda hari uburyo wenda satani yabasuye akabereka ibintu bibi mukabikora agatekereza ko wamuterera ndagapfa iki gihe do uyu wanamukozeho gatoya imyaka twamaranye nimba nzi na hano he do aka kajya hano urabeye jewe urabizi igihe sinya nkubeshye no mu rusengero sinza nka kwata nkubwira ati ejo nayo ninywereye urumva naba nahitanye wenda na bya bindi byo hanze afite nk'icyunira sitaye nkubwira ati byagenze buri njye sinzi kubiryarya uyu mukobwa nimba nzi ahantu nshobora kuba narabonye ni bene hano sinzi nta handi hantu ndamukora namukoze akanyitatsa karigenda bitekereje nyine nk'umuntu kwa kuntu ugira intege nkeya anyita dayimoni yirwa ahangaha mfukamisha nsengera ndambikaho ibiganza ahubwo n'abazimu bari muri bose bananjemo baracijijwe nanjye mvuga ngo nabonye umukobwa ibi ni indaya mu izina rya Yesu nana njozo ndakufata kuko nenzana gutimbo byose mu munabizanye wowe mwese ni muri biraya Yesu Kristo ngwiki ntabwo ari suri marene ntabwo inshuti guta umuntu aboneza urubyaro atarashaka ataranabyara abantu je narabikubwiye urumva rugaba narabikubwiye mugira inama wanga kunyo cyewe mbigiraga inama yo gusenya ininja se tuvuga ibyo Yesu mwana se uko mbona noneho bihinduye isura keke ibyo bintu wabitewe n'iki mwana yirindaga malariya vugisha ukuri kuko nta muganga wajya kukuvura ngo agutera agapira ntabwo bishoboka ibyo bibitubeshya ahubwo wabitewe n'iki mwana wanjye ngama pasitesi njyewe nyine nabikoze kugira ngo nirinde hatazajya n'ikintu kibi nyine kimbaho cyangwa se ikintu kiba ugasanga nyine hari nk'ibintu bibaye bitari bisanzwe none se tuvugisha ukuri ihangane uretse gato mu by'ukuri ikintu watinyaga ni inda ntabwo habamo se n'izindi ndwara ku buryo wakumva ko ari inda yonyine uko iriye guteye ubu si iyo urwara ibindi birwara nyamara abo bapasiteri ndi kumva ashobora no kuba ibyo yavuze ari byo ndetse niba baragiye kumutera urushinge rwandi yavuze bakamushyiramo ibyo by'agapira kumva bitashoboka ibyo bintu ntabwo biba bikajya mukuru wanjye ndamuzi aritonda ibaze yuko ari nawe muri korari perezida itonda ifoto dia mwami Yesu rero ca bugufi usaba imbabazi umugabo ubukwe bukomeze ibindi byose mubyirengagize nk'ibitarabaye n'ako gapira niba karimo koko ugakuremo ko n'ubundi uririnda inda uri burware ibindi birwara za sida za mburugu za biki n'ubundi wabirwara kandi ugafite nukuri nukuri musabye imbabazi mbabarije nakoze amakosa menshi ariko ugiye kugira ngo ubabarire iriya ninja ugiye kugira ngo umubabarire hari icyo ntakubwiye sawa jya hari icyo ntamubwiye se oya ariko ngiye mvuga ukuri uko kuri ejo uzaba uri kurira Logan umusabye imbabazi nciye bugufi mbabarira n'ukuri kw'Imana aya makosa nakoze ntabwo azongera kubaho mbabarira narakubeshye mbeshya Imana ariko n'icyaha nyine ndabyumva nakoze amakosa pe aho kugira ngo ubukwe bwanjye bupfe buhagarare rugambabarira pe uri kuramira ubukwe cyangwa uri kuramira guhinduka nabyo ndahinduka byose ndahinduka nese ubu sindi kubona ingaruka nyine zo kubeshya nta
ntabwo bizongera pe ni ukuri kw'Imana. ahubwo uzi ukuntu wambaye uruhu rw'intama kandi uri kirura usibye kubera biba byarabaye ako nanjye mu nyumve kuki uvuga ngo ni ukwiruka turakumva icyo turakumva kintu cyane cyose pe sibyo njye ntabwo nakubabarira ariko iyo umuntu ase wa musore wacu ntukajya nimba ari wowe nyine ni wowe utamabara ariko njyewe uyigora tubundi uyu niwe mukwe wacu uri kubyivangamo gute umukwe wacu rugaba iyo umuntu asabye imbabazi ni ukuri arazihabwa sibyo ibintu biba byarabaye rimwe ubundi keke ntabwo ari umukobwa mubi wese ubizi kandi nkawe nk'umuntu uzi Imana umuntu usenga urabizi ko Imana ituza kubabarira sibyo ni ukuri wamwumva pe ni ukuri burya iyo umuntu avuze ngo mbabarira biba bigoye kuvuga ngo mbabarira pe iyo afite ubutwari buvuga rero ngo mbabarira kandi yiyemeje guhinduka wakabaye umubabarira n'Imana tubabarira tutakwiriye kubabarirwa sibyo kandi urega nawe yarumvisha ingaruka z'ibintu aba yarakoze ni ukuri ntabwo abazongera kwisabye imbabazi mbabarira ni ukuri ruga ndagusabye mbabarira nkusabye imbabazi ntubikore mani ntubikore buri none ndakwiyamye Imana mbabarira ntabwo bizongera nibyongera uzamenye ko numvise ni ukuri sibyo bigaciwe n'izamu ako uzi ko waca umugore mu kinyarwanda ngo wirukana umugore ubwo ni igufwa ukaza unura imirarungu ni ukuri nibyo kandi muri iyi si rega nta marayika ubaho ariko ikibazo ni umuntu umwe utakubwiza ukuri akakubeshya n'ibiki ntabwo bizongera ngiye gukizwa mpinduke mbe umuntu muzima wifuza mbabarira reka buri cyaha cyose kigira ingaruka njyewe sinjya nguhisha ibyaha byanjye impamvu mbikubwira nuko mbagira ngo bizanaveho kwiyoberanya ni bibi uko nyumva imbabazi ziruta ibitambo ndakubabarira amen yesu birakomeje icyubahiro ni icy'Imana